ikiganiro umuhanano. Bakunze ibiganiro umuhanano mugira impagarike n'ubugingo. Uyu munsi dufite umuhanano nimero ya 4 ufite insanganyamatsiko igira iti Kiganduga mu ndorerwamo y'ingabo za rubanda ziri ku kivi cy'impinduramatwara. Nkuko twabibasesenguriye mu muhanano nimero ya 3 wari ufite insanganyamatsiko igira iti Kiganduga ni inyonje ihetswe na ba perezida Kayibanda na Habyarimana n'udutsiko twabo, si inyonje ikwiye guhekwa na rubanda kuko icyaha ari gatozi kuwagikoze. Umutumirwa wacu Sadiki Biyoro yatuviriye umuzingo amavu n'amavuko y'inzigo Kiganduga. Twabashije kubona ko iyo nzigo yahawe icyuho n'intege nke z'intwari za demokarasi zategekeye mu irondakarere ry'abanyagitarama, kandi umusaruro w'impinduramatwara wari uw'igihugu cyose, maze bibyara urunturuntu hagati yabo banyapolitike n'ingabo nazo zari ziganjemo abakomoka mu burengerazuba bushyira amajyaruguru y'u Rwanda. Urwo runturuntu niro rwabyaye amahano yo kuwa 5 Nyakanga 1973 n'ibihe byakurikiye. Ubwo inzigo ya Kiganduga ibiravutse, urebye neza ndetse wasanga ari nayo yabyariye rubanda kwangara no kuba ku ngoyi muri iki gihe. Umutumirwa wacu yanzuye aduhamiriza ko inzigo Kiganduga ari icyuka kidafite imizi nyakuri muri rubanda, gusa abanyapolitike babi ntibahwema kuyihembera. Yanaduhanuye bikomeye kudakomeza kwitiranya no guhwanisha inzigo Kiganduga n'abakiga ndetse n'abanyenduga, kubera ko ni umuvuno abanyepolitike babi bakoresha bayobya rubanda. Yashoje kandi aturarikira ibiganiro 5 bizatumurikira mu ndorerwamo zitandukanye ukuntu Kiganduga ari inzigo idafite imizi nyakuri muri rubanda. Bakunze ibiganiro umuhanano, none hatahuye indorerwamo y'ingabo za rubanda ziri ku kivi cy'impinduramatwara. Muri iki kiganiro umutumirwa wacu arasesengura ukuntu ibibazo ingabo za rubanda zidahwema guhura nabyo ku kivi bitagize aho bihuriye na gato n'inzigo Kiganduga, nk'uko byakunze guhihwiswa bikanogezwa n'abanyepolitike twisukerereza mu muhanano wacu nimero ya 2. Bakunze b'ikiganiro umuhanano, ikaze mu muhanano nimero ya 4. Muri kumwe nanjye Samusoni Runukamishyo, nk'uko mubimenyereye. Turi kumwe n'umutumirwa wacu Sadiki Biyoro. Muraho neza bwana Sadiki? Muraho neza bwana Samusoni Runukamishyo. Gira impagarike n'ubugingo. Nawe ugira impagarike n'ubugingo, kandi twifurije impagarike n'ubugingo abadukurikira mu biganiro byacu by'umuhanano uko bigenda bikurikirana. Tukifuza kandi ko abashaka kuba bagira uruhare muri ibyo biganiro bashobora kudutera akamo tukamenya uko dushobora kubaha ikaze mu biganiro byacu, kubera yuko ntitwiharira ijambo kandi ibyo tuvuga ntabwo ari amahame ku buryo bidashobora kunengwa cyangwa ngo bibe byakunganirwa. Urakoze cyane. Mbanje no gushimira mu izina ry'abatwumva ukuntu witabira ubutumire bwacu kandi ukatuzanira n'agatubutse. Bwana Sadiki. Yego. Waba wemera neza ko hari ingabo za rubanda ziri ku kivi cy'impinduramatwara? Yego rwose, ingabo za rubanda zirahari, ziri ku kivi cy'impinduramatwara, zifite aho ziri mu birindiro. Ni ukuvuga ngo ahubwo rubanda igomba kumenya ko izo ngabo ziriho ku bwa rubanda, kandi rubanda ikaba igomba kugira umusanzu, ikaba igomba kugira icyo yigomwa, kubera yuko
twese tunyotewe impinduka, nuvuga ngo hari harandi bitanga barara bataryamye bahaza ubuzima bwabo. Hariho abasore bavuga bati nidushaka tuzagwe ku kivi ariko habeho impinduka. Bisaba rero rubanda ko tumenya ko dufite ingabo ziri ku kivi kandi ko tugomba kuziba inyuma. Kagira inkuru, watubwira muri make se amavu n'amavuko y'izo ngabo za rubanda? Mu by'ukuri ingabo za rubanda zitangira mu myaka murabizi 94 habayeho guhirika ubutegetsi bwari ubwa General Major Habyarimana Juvenal. Guverinoma iragenda, haza kuzaho guverinoma y'abatabazi. Iyo guverinoma y'abatabazi habamo icyago gikomeye cya jenoside, gitera ibibazo bikomeye. Nyuma yaho ingabo za FPR inkotanyi zifata igihugu. Zimaze gufata igihugu, abanyarwanda benshi bahungana na guverinoma n'abanyapolitike bagana mu mpande z'ibihugu, mu bihugu bikikije u Rwanda, cyane cyane Tanzania, Burundi na Kongo. Ariko icyo gihe yari Zaire, ariko cyane cyane yari Zaire niho hagiye guverinoma, hagenda abantu benshi. Aho rero impunzi zigeze hariya ntabwo zumvise ko zigomba kwicara gusa. Zashinze ishyirahamwe ryitwa ARIR. Iryo shyirahamwe ryari rya politike, ni ukuvuga ngo ariko iyo ARIR yaje kugeraho mu gihe impunzi zari zitewe, zigabweho ibitero muri za 1996, zigabweho ibitero, iza guhindukamo abantu baza kugerageza kwiyorganiza. Habayemo nk'ishami ry'igisirikare. Ubundi ubusanzwe ryari ishami yari muvoma y'impunzi igamije kureba ukuntu iyo ARIR yavuganiraga impunzi, ibasha kumvikanisha n'ibibazo byazo, babasha no kureba ukuntu bashobora gutaha mu buryo bukwiriye, atari ugutaha nk'ingaruzwa muheto, atari ugutaha mu buryo bukwiriye, mbese bemye bakabaho imishyikirano. Kubera yuko igihugu ni cy'abanyarwanda bose. Niba hari harakozweho amakosa bikaba ngombwa ko hari abakinjiramo kubera intambara, ntabwo nabo bagombaga kumva ko ari bagomba gukirukanamo mu buryo nk'ubwo ngubwo. Ni ukuvuga ngo buriya amasezerano yarusha, umuntu waburije nk'amasezerano yarusha yakoze ikintu kibi gikomeye, kuko buriya u Rwanda rwari ni amahano akomeye, kuko buriya u Rwanda rwari rugiye byibura kugira umurongo. Ni ukuvuga ngo rero ARIR ni uko yari iteye, ariko nyuma yaje kuba ARIR yari ishami nako wari nk'umutwe w'ingabo. Itangira ryari ishyaka risanzwe. Noneho rero nyuma babateye niyo yashoboye kugerageza kwiyorganiza. Noneho bareba ukuntu bagenda birwanaho, kuko buri impunzi nizumva nuko habaye abagabo bakarwanisha ibyo badafite, bakagerageza uko bashoboye, bagakura ibikoresho mu mwanzi, bikagenda. Ibyo ngibyo ntitwabigira ikiganiro cy'uyu munsi, habayeho ibintu byinshi, ariko wenda kugira ngo umenye ari neza, ni nayo burya yakoze ibitero ibyo twita iby'abacengezi. Bya bitero by'abacengezi wumvise bijya byajyaga bigera Ndiza, Buringa, uracyumva? Bijya byagiye bigera kuri za Nyabarongo. Mu by'ukuri iyi ARIR igeza ndetse muri ya ntambara ya kabiri yiswe ya Kongo, mu bihe byo mu 2009 bishyira 2010, mu gihe cya nyuma cy'intambara ya kabiri yo muri Kongo, kuko urabizi ko bagiye muri Kongo bwa mbere bakajya muri Kongo bwa kabiri. Ni ukuvuga ngo ibitero by'abacengezi byo tuzi byagiye bigera za Buringa, byagiye bigera za Ndiza. Cya gihe habaho ikintu mu Rwanda twakita ngo na nyina wundi yabyara umuhungu, ndetse tuzanabireba mu kindi kiganiro cyacu tureba akamaro kabira bitero by'abacengezi. Abantu benshi bataza akamaro kabyo. Buriya byagize akamaro gakomeye, ko ntabwo ari ingingo yacu uyu munsi. Ntabwo ari ingingo yacu uyu munsi, tuzabitegura ikiganiro cyabyo. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bigaragura mu byo batazi, n'abari birirwa bikaraga iyo za Kigali. Hariho abantu birirwa barya umureti batazi uburyo ayo magi yamenetse, batazi amagi yamenetse ayo ariyo. Buriya biriya bitero by'abacengezi nibyo byakanguye inkotanyi, zihindura imivuno ikomeye zari zifite ku bwoko bw'abahutu,
baravuga bati burya isaha n'isaha na nyina wundi yabyara umuhungu. Batangira koroshya ibintu bimwe na bimwe nubwo bikomeye byose, kandi urabona ko noneho bikomera amoko yose, bikomera abahutu bigakomera n'abatutsi, urabyumva. Ariko icyo gihe byabikomera abatutsi ku buryo bukomeye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ibyo bitero by'abacengezi byatumye ibintu bimwe byoroha. Hari nk'ahantu mu budadapfa upfa gutambuka, ariko byagenze gute? Byatumye ibyo bintu byoroha. Muri make tuzabigira icyo kiganiro. Noneho Arire igeza igihe habayemo ivuka rya FDLR. Iyo FDLR ariyo Force Démocratique pour la Libération du Rwanda, ikaba yaravuze ku ya 30 z'ukwa 9 mu 2000. Ubwo iyo FDLR ikimara kuvuka yagize n'umutwe w'ingabo witwa FOCA, Force Combattante Abacunguzi. No kuvuga ngo rero kuri iyo tariki ya 30 z'ukwa 9 2000 havuka iyi FDLR. Navuga yuko iyi FDLR ariyo noneho imaze gusimbura zijya ngabo za Arire, byaje byasobanuka neza, uracyumva. Bisa nkaho ariyo kwabaye guhindura izina, byahindura izina muri make. Nuvuga ngo Arire yarasheshwe iseserezwa muri FDLR. FDLR imaze kuyoborwa, ubwo iki gihe yayoborwaga na komanda Paul Rwarakabije. Uri Kigali? Uri Kigali rwose, ni wayoboraga icyo gihe, ariko yayoboye FDLR, ariko ari nawe wayoboraga n'ubundi Arire, kuko burya Rwarakabije niwe wayoboraga ibitero by'abacengezi bya bindi byabanje. Ibyo navuze byagiye akamaro rubanda. Ibyo turaza kubivugaho neza. Ndavuga ngo yigeze kugira akamaro, ariko arangije uko nabyita atatira igihango, ariko ubu ntabwo afitiye akamaro rubanda, yabaye ikigwari. Ubwo rero tumaze kubona amavuno n'amavuko ya FDLR. Iyi FDLR yayobowe na komanda Rwarakabije, ari we nyine wari komanda FOCA, ari we nawe umaze kuyobora komanda, ari nawe wari komanda wa Arire. Noneho nyuma yaho mu ngabo za rubanda, iyi FDLR mu 2006 yaje kubyara uwundi mutwe. Kubyara cyangwa hari umutwe wundi wavutse, wenda turaza kubivugaho. Wari ukumbwira amavuno n'amavuko y'ingabo za rubanda. Turabanza turebe ingabo za rubanda niba zihari, naho ziri, naho zakomotse. Ni ukuvuga ngo habayeho kuvuka kwa Rudurunana, yaje kuyoborwa na Colonel Musare. Ndekeza ko uko turi bugende tugenda mu kiganiro turi buze gusobanura uko byaje kugenda. Iyo Rudurunana akaba ariyo bita l'Alliement pour l'unité et la démocratie. Nuvuga ngo rero iyo Rudurunana, nukuvuga ngo yavutse muri 2006. Habayeho ibibazo muri FDLR. Ubwo iragenda iyoborwa na Colonel Musare, icyakora yaje gupfa hanyuma, ariko FDLR ikomeza kubaho na Rudurunana ikomeza kubaho, na zari ingabo zifite ahantu ziri, ari umutwe w'ingabo ufite ahantu uri, n'ubu uracyariho. N'ubu uracyariho, ufite aho uri, ufite ibirindiro byabo, uri ku kivi. Nyuma yaho muri uwo mwaka wa 2006 hari undi mugabo nawe wiyise Soki, cyangwa se ariko amazina y'uko nisangana umusuhuke, nawe yaje kubyara, yaje kwiyomora kuri FDLR. Abyara ishami, yabanje kubyitira ngo ni Soki, uracyumva. Ariko nyuma bagenda bavugurura, ngira ngo izina riheruka ni FPP Abajyarugamba. FPP Abajyarugamba. Uwo nawo ni umutwe w'ingabo ufite ahantu uri, ufite n'ahantu barizwa, tuzi ngo ni umutwe uriho. Tukucyumvikana? Uri ku kivi rwose, nawo ubuhanganye n'umwanzi, kandi ubwo ufite icyerekezo cy'uri kuganamo. Nyuma ya FDLR na Rudurunana na FPP Abajyarugamba haje kuvuka undi mutwe nawo wiyomoye kuri FDLR, wo bita CNRD, Conseil National pour le Renouveau et la Démocratie. Ukagira umutwe w'ingabo witwa FLN, aho hari mu mwaka wa 2016. Iyi mitwe tuvuze kari ine, duhereye kuri FDLR, yo ntabwo turi buvuga Arire kuko Arire niyo bya FDLR. Nyuma mu 2006 habaho Rudurunana, noneho habaho na yandi yatangiye yitwa Soki, ari Mouvement Soki, ariko kaza kuba FPP Abajyarugamba nayo yavutse 2006, na CNRD FLN ya 2016. Ni imitwe ifite aho ibarizwa, iriyo hirya mu ruhugu. Imitwe ine iriyo hirya mu ruhugu. Abantu uruhugu bararuzi, uko cyumva. Ntabwo ari ngombwa turiwe
twamaguza oya ibihugu by'abandi. sinangomba kuvuga aho bari ubundi worohazi barahari bari mu ruhugu ariko na rubanda irahazi gusa tuvuga ko umutwe w'ingabo uriho iyo ufite ibirindiro iyo ufite ibikorwa bya gisirikare urimo gukora ni ukuvuga ngo icyo gihe nibwo tuvuga kandi ukaba ufite aho uri kwerekeza ukaba ufite icyerekezo bafite icyerekezo cy'impinduramatwara yo guhindura uko ibintu bimeze ingoma y'igitugu iyoboye u Rwanda ya Mukotanyi. Hagati aho rero izo nizo zizwi aho ziri n'ibirindiro n'ibikorwa zikorwa. Hariho utapfa kuvogera uko wishakiye ni ukuvuga ngo hari n'izindi ngabo ziri mu nzozi barota hari n'izindi ziri mu bitekerezo hakaba n'izindi ziri mu mivuno. Izo ntawe utazigira ni hahandi nyine urabona burya ngo urugiye cyarohunye izo ntwari muri impinduramatwara harimo utuntu twinshi wigeze kumva ubushize twavuze mu muhanano wacu wa kabiri aho twavuze ku bagabo b'urukerereza twatugaho twa rubanda twavuze kumva ejuru urazibuka kari zaho twavuze ko uwo n'umutwe w'ingabo wabayeho uza kugera gutya uragira gute urashira ariko ntukibaho kucyumva ntabwo kibaho ariko hari undi mutwe abantu bashobora kuba bibeshya ko wenda ukishobora kuba ukiriho umva nitwavuze muri wa wundi muri ya ine nawo ni uwiswe wa P5 uwo mutwe wa P5 nawe kandi wavuye hano numva nabyumvise vuba wariho ariko ntukibaho. Mu kiganiro cyacu cy'umuhanano wa mbere twavuze ibibazo byawubayeho wajya kumva umuhanano wa mbere kuri icano yacu yamenya iby'izo ngabo. Izo ngabo rero kubera ibibazo byazibayeho ibice bibiri byazisiganiyeho ariko inkirira hato zagiye zikora uko zishoboye nk'abantu bari bafite n'ubundi icyerekezo kimwe n'abo bari kumwe hariya mu ruhugu. Ubwo ntibabisunze bagiye babisunga ni ukuvuga ngo ntabwo bakiriho nk'umutwe wabo ku giti cyabo bafite ukuntu bisunze abandi bo bemera ingabo kuko urabona ati nimutwakire turi hamwe burya P5 yo ifite agashya nta nubwo yemera ko ifite ingabo n'abantu babavuyemo bafashwe bakajya Kigali irabihakana. Urumva nyine ni amayobera urakucyumva babemeye byabatwara iki kureba ubwo nyine niko bahisemo politiki yabo urabyumva niko bahisemo politiki yabo niwo muvuno wabo ngira ngo ariko ubu ngubu aho bageze ubu ngubu hagize P5 iramutse ishatse no kurota ingabo yakijya urwara igakanguka ntabwo izo nzozi yazikunda. Ubu P5 iramutse yongeye kurota umushinga w'ingabo warayinaniye ku buryo n'ubu ngubu igize nk'ibyago igasinzira ikarota umutwe w'ingabo yahita yijya urwara igakanguka kugira ngo izo nzozi zitaba impamo. Inzozi ni ziroreye zitaba impamo. Nubwo tuzaza tubivuga rero hari n'indi mitwe nayo y'ingabo iri mu bitekerezo by'abantu wamara kuyitekereza ukawukubita kuri murandasi mbese wajya kuri mudasobwa izo ngabo ukazibona no ku mbuga nkoranyambaga ukazibona zikagira n'ibigega yewe bikusanya amafaranga yo gutera inkunga urwo rugamba. Ibirindiro bikaba biri hese ibirindiro biba biri kuri murandasi no ku mbuga nkoranyambaga ariko ubushobozi bwo kubikora bikaba buri mu bigega. N'ubu turavuga wenda hari nk'uwitwa UFF ni United Freedom Fighters. Uyu mutwe w'ingabo witwa United Freedom Fighters nawo uri mu bwoko bw'iyo mitwe y'ingabo za rubanda ariko zitwa za rubanda ariko ntizigira aho ziri zifite n'abagaba b'ingabo sinzi niba ari abantu bazima cyangwa n'aba ari ibitekerezo nka kurya bavuga Semuhanuka sinzi niba ari iki ariko ikiriho nuko iyo mitwe nayo y'ubwo bwoko iriho. Ni ukuvuga ngo ndetse bakoze neza nyirawo yawise indangamirwa. Indangamirwa urayizi ko ryari itorero ryari irya kabiri ku rukerereza. Iyo umuntu afashe umutwe w'ingabo akawita indangamirwa itorero ryari irya kabiri ku rukerereza uhita wumva icyo bivuze urabyumva. Ntabwo ndi guhita nyumva neza gifite ikintu bivuze n'uvuga ngo
nuko ako niko gukereza nyine urukereza rurahamiriza rwamara guhamiriza rugashayaya ni ukuvuga ngo rero niba ufashe umutwe w'ingabo ukawita indangamirwa itorero rizi mu ndangamirwa harimo no kurangaza no kurangaza nyine no se mu ndangamirwa mureke ibikorwa byayo iyo niyo bita UFF United Freedom Fighters yewe n'intego yawo yayise neza cyane ngo ni intsinzi iganje urumva nyine kuganza nawe urabyumva yararangije gutsinda kuganza inganje ntacyo wumva amasugo arega harimo amarenga menshi nyirawo nawe ni umuntu w'udushya twinshi kandi umenye ngo n'ikindi kintu mwene iyi mitwe iba idasanzwe ifite ikigega cyawo cyitwa ikigega impuruza n'abashyiramo ikigega impuruza ubwo icyo kigega impuruza ni ikigega ni association sambitri creative yemewe mu gihugu cy'Ubufaransa urabyumva ariko ibaze kwa Macron ukashira ishyirahamwe ryemewe n'igihugu ryemewe n'amategeko uko cyumva warangiza ngo ugakusanyirizamo inkunga zo kujya gutera igihugu kibanye neza ukoreye uwo mushinga n'icyo ushaka gutera urumva nyine ibyo kuri murandasi ni ibintu n'amayobera ya gite mu jisho wasanga muri iyo kigega jugunyamo akantu ntago mbivuze ibyo ni wowe ubivuze ariko rero navuze ngo buriya ntago mbihamije izi rero ni iz'umugabo bita iki kibwenda tureke guca amarenga cyane iyi United Freedom Fighters niyo mugabo w'umunyapolitiki akaba n'umusirikari uzwi cyane witwa Abdallah Kishuri sinabwo bwa mbere arazwi kuko ni umuntu aba mu Bufaransa ni umuntu wanabaye yigeze no kugira n'izindi zitwurukatsa nazo ziri mu bitekerezo nk'ibyo ngibyo yarose inzozi z'ingabo nazo azishyira kuri murandasi sinzi niba azazirwanisha wenda nka antivirus kuko niyo mbona ishobora gukora hari uburyo bakora software ntibavuze ko ziri muri murandasi zizagenda zitazitera nyine murandasi zikaba no mu biparu bya biparu byo kuri ku mbuga nkoranyambaga ubwo zizarwana zitera umushari ibyo twita ngo ni umushari urumva ziri kuri murandasi ziri mu mbuga nkoranyambaga urabyumva izo nazo ziriho tuzitanzeho urugero ariko hashobora kuba hari n'izindi tutazi kandi ntizizabura no kuvuka ariko izo ngabo ziteye gutyo nazo zibaho ni ukuvuga ngo uretse izo ngizo nyine mvuze imvejuru zarangiye n'izindi zimeze nkazo zangiye zirangira tukavuga P5 izo za P5 nazo tuvuze uko zarangiye tukavuga izo zitangaje z'amayobera zitwa United Freedom Fighters ushobora no gushyira kuri flash cyangwa ukazishyira no kuri flash izo nazo tuzivuzeho tunazitinzeho kuko ziriho hari n'izindi zizaza hari n'izindi zazibanjirije ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo ntibizabura mu mpinduramatwara ya rubanda ntabwo byabura mu by'ukuri ingabo ziriho ni zirya imitwe y'ingabo izwi ahiri na rubanda benshi baraza aho iherereye niyo urya wa FDLR hakaba n'uwa Rudurunana wayivutseho muri 2006 hakaba na FPP abajyarugamba watangiye witwa ngo ni Muvoma ya Soki nawo wa 2006 hakaba na SNLD FRN yo muri 2016 mu by'ukuri imitwe y'ingabo ni ine niyizwa hiri aho hirya mu ruhugu ariko ntararangiza hari icyo rubanda ikwiye gukangukaho ruriya ruhugu ruberamo imivuno myinshi cyane kandi itareba u Rwanda gusa hari n'igihe uzajya kumva wumva umuntu ngo ari mu mutwe w'ingabo ari umwana wawe uri muri rubanda wumva umwana wakubwira ngo ari mu mutwe w'ingabo ubona araje ni ukuvuga ngo ntibizagutangaze nanakubwira ati nsizeyo n'abana ba rubanda ibihumbi n'ibihumbi babibereye mu yindi mivuno ushobora kusanga bibereye barimo kurwanira runaka urabizi ubushabitsi bukorwa muri rwa ruhugu ni bwinshi cyane nk'umuntu akaba yabatira ubwo nyine n'ubwo ngo hari n'igihe baza bakakubwira wowe unyotewe impinduka batizana umwana nawe ugatwara ariko agiye mu bindi bititwa ko agiye kukubohoreza agiye kukurwanirira kugira ngo ubone igihugu hariyo benshi rwose iyindi mitwe iriyo ntabwo ari ibyo ntibitureba kuko ntibiri mu mpamvu zacu ariko rwose hariho n'abandi benshi abana ba rubanda benshi bagiye babizimiramo batabizi hari n'uwo muhura umuntu akakubwira ngo umwana wanjye ari ku kivi ase yagiye ati yanyuze aha n'ahangaha ugahita wumva ko ari muri ibyo bindi bitagize aho bihuriye n'impinduramatwara itwara abanyarwanda kujya guhindura ubutegetsi bw'igitugu buhari.
ndumva ku mavu n'amavuko y'imitwe iri ku kivi cya rubanda nagarukira aho ngaho. Bwana Sadiki, yego, mu by'ukuri tubwiye ko imitwe y'ingabo iri ku kivi cya rubanda, yego, niba numvise neza, ari FDLR n'indi mitwe itatu yayikomotseho. Icyo nicyo rwose, nta wundi mutwe tuzi. Iyo yindi ni ya yindi y'ibitekerezo, ni ya yindi y'inzozi, ni ya yindi yo kuri murandasi. Gusa birazwi ko biravugwa kandi bikaba bizwi ko FDLR yicitsemo ibice. Ya mitwe nyine ni yayicitseho rwose. Kubera ikibazo cya Kiganduga. Ni gute inzigo ya Kiganduga? Mu kiganiro umuhanano nimero ya 3 wadusobanuriye ko urebye nta mizi nyakuri muri rubanda, nyakuri ifite muri rubanda. Yego, none yashoboye gute gucamo FDLR mo ibice. Nibyo kuko ibyo uvuze ni ukuri, icyo kibazo cyawe kandi gifite ishingiro. Hari abantu benshi bazi yuko iriya mitwe uko ari ine iri muri ruriya ruhugu ishobora kuba ikomoka, amakimbirane yatumye iyo mitwe ivuka yaravuye ku nzigo ya Kiganduga. Niko bizwi rwose. Hari n'uwo ujya kumva ukaganira n'umuntu akakubaza ngo harya ngo za ngabo z'abakigazo ngo zigeze kuki, ukajya kumva undi akubwira ngo zigeze abanyenduga zaziyoboye hose ejo bundi ngo zo ngo wabona ngo hari icyo ziri kugera hora. Uracyumva? Ni ukuvuga ngo undi akaza akabazanga ariko se buriya ngo bariya ngo barimo gucagagurana ngo kubera ngo Kiganduga ngo bazigeza kuki. Uri kucyumva? Ni ukuvuga ngo ibyo bintu, ni ukuvuga ngo impinduramatwara, muri make bakavuga ngo urugamba rurimo amacakubiri ntacyo rwageraho. Mu by'ukuri ahari abantu ntihabura uruntu nubwo atari ngombwa gushyigikira amacakubiri n'ibindi bibazo bishobora kuvuka. Gusa ibintu bikorwa n'abantu. Niba hari abantu hashobora kuba n'ibibazo, ntabwo ahari abantu habura ibibazo. Noneho rero ku cyo kuba FDLR n'amashami 3 yayikomotseho akaba ari imitwe 4, bavuga ko byatewe n'inzigo ya Kiganduga, abo bantu abavuga ibyo ntabwo ari ukuri. Kubera yuko ntabwo ari ukuri, kubera ko ushobora kujya gucagagura muri make uburyo FDLR yagize ibibazo, uri kucyumva, n'uburyo iyo mitwe yavutse, ariko ugasanga nta hantu na hamwe Kiganduga igaragara mu byatumye iyo mitwe ivuka. Ariko mbere ko mbivuga, imitwe kuba myinshi si ikibazo, kubera ko hari n'izindi mpinduramatwara z'ibindi bihugu zishobora kuba nk'imitwe myinshi. Icyangombwa ni uko ihuriza ku mushinga umwe. Iyo abantu badakoranye, hari uburyo badakorana bakitandukanya, ariko iyo bagihuje umwanzi, bagihuje n'icyerekezo, uracyumva, baba bashobora gukorera hamwe. Iki gituranyi hari aho turaza kubivugaho burya tuzajya tuvuga ibintu, dutange n'urugero. Nuko ntabwo ari ibintu bizaduhanukira ngo bibe nk'igitangaza. Wenda reka tugende ku kintu cyatumye aho FDLR yatangiye kuzanamo ikintu cyitwa ko ari nk'amacakubiri y'urunturuntu. Icyo gihe ngira ngo FDLR yatangiye kuzana ibibazo, ucikamo ibice bidashingiye kuri Kiganduga, ariko njye gusobanura ibice ko byagenze kuri operasiyo yayo yateguye. Operasiyo yayo yabaye 2001-2002 yo bitaga operasiyo Oracle du Seigneur. Turacyumvikana? Ni operasiyo, ni cya gihe urabona abacengezi barateye, batera za Buringa, batera za Ndiza, bagera kuri za Nyabarongo, ariko hari ikindi gihe banyuze mu majyaruguru, uracyumva, baraza rwose, naho ari nacyo nyuma gusa baza gusubirayo. Ni igitero nacyo cyari gikomeye, ariko cyagaragayemo intege nke ku mpamvu zo turi buze kuvuga. Uracyumva? Iyi operasiyo Oracle du Seigneur yabaye hagati ya 2001 na 2002. Yari ifite ni mu gihe FDLR yari ifite komanda FDLR yari Rwarakabije n'ubundi, yari General Major Paul Rwarakabije, yari afite komanda Sego ariwe General de Brigade Rumuri. Abantu benshi bakurikirana ibya Rwanda baramuzi. Ikajya na chef d'état major wo bita Colonel Bemera, wanayiguyemo iyo operation, wanayiguyemo. Turacyumvikana? Ubwo rero wenda kugira ngo abantu bumve, kubera ko akenshi bajya banavuga ngo iriya Oracle du Seigneur ni operation yakozwe nabi, ihubukiwe, irimo ikintu nakita, kubera ko ni operation yagaragaye mu bugambanyi.
ariko kugaragara nk'ubugambanyi kuri ruhande ni nacyo cyatumye ndaza kubigeraho ni nacyo cyatumye itagera ku musaruro ikaba n'amakuba akomeye cyane ku mpinduka uracyumva yabaye nk'amakuba akomeye cyane habaho ibibazo bikomeye bapfusha abantu ibintu biragira gute nicyo cyagiye cy'abacengizi za Ruhengeri abantu bagira gute ni ukucyumva ngo yari mu by'ukuri iyo operasiyo yari ikenewe kuko yari ifite motifu ifatika yari ifite impamvu ifatika ni ukuvuga ngo iyo mpamvu yari ngombwa cyane kubera iki kubera ko Mukotanyi yari mwinshi muri Kongo uracyumva icyo gihe Mukotanyi yari mwinshi muri Kongo noneho abaturage b'impunzi bugarijwe n'umwanzi uracyumva bari bugarijwe n'umwanzi noneho mu makambi noneho hano nyine mu burasirazuba bwa Kongo noneho operation Oracle du Seigneur yabaye ngombwa kugira ngo Mukotanyi adeforce ucyumva akora iki adeforce mbese akura ingabo ziwe hariya asubire zigaruke kwirwanaho mu Rwanda uracyumva no kuvuga ngo ni nkaho navuga niba abantu bavuga bari babisikanye bo bajya kurwana hirya abandi bari no kuvuga ngo iyo Mukotanyi yari iri hehe bo bari hagati y'u Rwanda na Mukotanyi uracyumva noneho hari ibibazo bibiri abaturage barugarijwe uracyumva Mukotanyi Mukotanyi na FDLR irya commandement tumaze kuvuga no kuvuga ngo igize gute bari hagati yabo uracyumva hagati yabo bari hagati y'u Rwanda bari hagati nk'ururimi hagati y'u Rwanda enemy na Mukotanyi uri ku rundi ruhande baravuga ati kugira ngo uyu Mukotanyi agabanuke reka dutere hariya hakurya noneho bamenye ko bagomba kujya kurinda gusubira ku batahe noneho tubone tubakize urabyumva ariko si nicyo gusa burya Mukotanyi wagiye kwishyira aho ngaho kwinstara aho ngaho yari afite impamvu icyo gihe impunzi cyagiye zisandara zari zaracitse nk'ibice bibiri hari FDLR yari muri West mu burengerazuba na FDLR yari hano hafi n'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo hashakaga guhura Mukotanyi yarabimenye ko bashaka guhura urabyumva none arangije ajya kuziba amayira uracyumva niba baragombaga kuva mu burengerazuba bwa Kongo iyo za Kinshasa cyangwa se bavaga mu kigo bita Kamina baze baraje bari mu nzira baza Mukotanyi yaramenye amakuru irangije iragenda iba hafi ijya kuba hagati dufunga inzira kandi ubwo dufunga inzira turi hano bibaye ngombwa ko turwana n'abariya aba barimo kuza bava mu burengerazuba bariya nabo begereye u Rwanda hashobora kuba ikintu kimeze urucyumva zari objectif ebyiri no kuvuga ngo objectif ebyiri za Oracle du Seigneur kwari kugira ngo nabo barangaza kuko mu kibazo cy'urugamba habamo no kurangaza umwanzi ukamutsinsuraho yarari ugenda umwereka izindi entere ukavuga ati dora ahantu uri ugiye kuhahombera baragiye baratera kugira ngo Mukotanyi wihunze muri Kongo icyo gihe mu Rwanda n'abasirikare baba ko babaga mu Rwanda barabizi bwa opposition bwabo babaga mu budushyamba n'ibiki ntago bakirimo urabyumva noneho ubwo rero bagombaga kugira gute bose barambutse batera mu Rwanda kugira ngo babandi bari baraje kubatangira ngo badahura abo mu burengerazuba babandi bagiye turaza kureba icyo bari bagiye gukorayo ni ukuvuga ngo baba barimo kugaruka bamaze gufasha Kabila se wa Kabila uyu Joseph Kabila Desire Laurent Desire Kabila bari bamaze kumufasha guhashya Mukotanyi uracyumva igihe yamwivumbuyeho bamaze kumukorera igikorwa gikomeye no FDLR bari bavuye muri za Brazzaville Congo Brazzaville bavuye muri za Central Africa urabizi ko baragiye barambuka iyo hakurya baraza Kabila aravuga ati mwoka byaramwe mwaje mukantabana ko ndi kwikiza umwanzi kandi ko duhuje ko noneho twahuje umwanzi wacu ari umwe ko ubushize twaje tubarwanya tuza tubagira gute none nanjye wa mwanzi wanyu twamuhuriyeho baraza baramufasha bakora igikorwa gikomeye barangije bumva ko bagomba kugaruka kugira ngo baze kwisuganya hafi yaho bashobora kugira igikorwa birumvikana bafite amasezerano bari bakoze turaza kubibona uracyumva icyo rero nicyo abantu benshi bakunda kwibwira ngo Oracle du Seigneur nta mpamvu ira operation yagombaga gukorwa yari operation technique ukumva yari technique ihamye yari ingamba zihamye kugira ngo babashe guhangana n'umwanzi bamudeforce ave muri Kongo asubire mu Rwanda nabo babona amahoro kwanza umuturage agira amahoro wari uri aho ngaho w'impunzi noneho babashe no kwiyunga mu buryo bworoshye iyo niyo yari Oracle du Seigneur ariko iyi Oracle du Seigneur operation yaje kuzamo ibibazo bikomeye ibibazo bikomeye byabaye hehe iyi operation Oracle du Seigneur yaje kuzamo
ubugambanyi buturutse hehe? ubu bugambanyi bwaje muri Lac du Seigneur niyo ntandaro y'ibibazo bikomeye byatwaye FDLR mu kwicamo ibice. Iyi Lac du Seigneur ubu bugambanyi uti bwabaye gute? Muri iki gihe nakubwiye ko komanda yari Paul Rwarakabije General de Brigade Paul Rwarakabije. Nakubwiye yuko uwari komanda Sego wari umwungirije yari General de Brigade Rumuri, kuko uwa mbere General Major Rwarakabije umusegonda ari General de Brigade Rumuri. Chef d'Etat Major akaba bemera we yagiye muri iyi, nukuvuga ngo tutaragira wenda kuri operation Lac du Seigneur uko yagenze, no kuvuga ngo habayemo fraction eshatu, ibice bitatu. Hari fraction yagombaga gusigara irinze impunzi, hagomba kuba igice cy'abasirikare kigomba gusigara kirinze impunzi. Icyo gice cyasigaye kiyobowe na komanda mukuru wa FDLR Foka ariwe General Rwarakabije. Acyumva asigara ku mpunzi arinze impunzi. Noneho bagabanyamo iyindi fraction, ikindi gice cyagombaga kujya gutera mu Rwanda giturutse mu majyepfo. Mu majyepfo. Acyumva iyo ni fraction yagiye iyobowe no bitaga Colonel Hakimu. Colonel Hakimu kuba niryo zina yakoreshaga hari, ariko nuriya Ngendahimana Jerome abantu benshi baramuzi, yanatahukanye na Rwarakabije. Uwo niwe wagiye ayoboye igice cyagiye mu majyepfo. Colonel Hakimu yagiye turaza kubibona. Noneho mu majyaruguru hagiye komanda Second niwe wagiye ayoboye fraction mu majyaruguru, yatengizo mu majyaruguru. Rumuri niwe wagiye ayoboye, ajyana na Chef d'Etat Major bemera we yanayiguye muri operation. Baramufashe, mbese ubwo ibyo bizaba ngombwa igihe tuzaturuka kuvuga ku mateka y'intwari za rubanda nuko ibyo bitero byagiye bigenda. Turakucyumvikana. Noneho Paul Rwarakabije yarasigaye. Noneho Rumuri na bemera banyura mu majyaruguru baratera Gisenyi Ruhengeri, uracyumva? Mu birunga, bageze mu birunga baratera, bamaze gutera bavugana iki, urumva ko kunyura ibice bibiri kwari kugira ngo bacanganyikishe umwanzi. Ni strategy mbese yari strategy ya gisirikari yo kugira ngo umwanzi arwanire ahantu habiri hatandukanye. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo ajyanire ahantu habiri hatandukanye. Noneho icyabayeho nuko barageze binjiye mu gihugu, fraction ya Nord yo mu majyaruguru, igice cyo mu majyaruguru cinjiye mu gihugu, cyo cyakiyobowe na komanda Rumuri ari kumwe na Chef d'Etat Major bemera. Bakimara kwinjira mu gihugu bahamagaraga Colonel Hakimu Jerome Ngendahimana, ugeze he? Ati nanjye ndambutse. Urukucyumva? Ati kandi atarambuka akibere hahandi. Urukucyumva? Kandi ibyo akabivuga. Noneho na General Rwarakabije wasigaye arinze impunzi. Urumva kuyobora impunzi ushobora kuorganiza ko abantu bari muri indi impunzi. Yari isangiye Hakimu iyo majyepfo barimo kwirira amateke no kurya ihene. Urabyumva? Urukucyumva? Nukuvuga ngo barimo bibereye aho ngaho. Noneho bavugana ku manda ese no kwitumanaho n'ahandi hantu. Urumva nyiriko nawe urabyumva? Noneho bari mu majyaruguru ese ko twe tugeze aha turi ku bikorwa ibi n'ibi, mwamugeze ati natwe turambutse gato, ati muri njye ati natwe twagezemo. Ati se mwagezemo? Ati none se umwanzi ari kuza ngaho, kandi ntibigeze bambuka. Uracyumva? Nubwo bugambanyi bwaje. Uracyumva? Mu kugira ngo ubugambanyi bugaragare, si nicyo cyanabugaragaje gusa, ikintu cyagaragaje ko ubugambanyi bwari buhari nuko umwanzi yarazi uko urugamba rwapanzwe. Abo mu majyaruguru ntiyigeze ajya mu majyepfo ngo agabanye ingufu. Ni ukuvuga ngo yarazi neza uko urugamba rwapanze, n'aba bagiye mu majyaruguru babonaga ko umwanzi azi buri kimwe ku murongo. Wenda ikindi cyerekana ubugambanyi ko ari ukuri ni uko nyuma yaho nyine wa wundi Rwarakabije wari komanda mukuru wa FDLR Foka yitahiye akajyana na wa wundi wagiye kugambana mu gice cy'amajyepfo. Ubu bugambanyi rero bwabaye muri iyi operation Lac du Seigneur bwabaye impamvu nyamukuru yazanye amacakubiri muri FDLR. Ubu rero turagiye tuvuge tuti iyi mvo n'imvano y'amacakubiri byabaye ugukekana amababa kwabayeho nyuma ya jonction West Est. Urabyumva? Kwa guhura kw'igice cyari hehe iburengerazuba icyari iburengerazuba ni babandi ni za FDLR yavuye za
za Congo Brazzaville, ikava za Centrafrique, ikajya gufasha uyu President Laurent Désiré Kabila akayitabaza, yarangiza ariko yamara kumukorera umurimo ukomeye ikavuga ati natwe tusanze bene wacu basigaye hariya mu burasirazuba, turebe ko hari icyo twatigezaho cyatuma natwe tubasha gutaha mu cyubahiro. Uratuvuze kucyumvikana? Ubwo rero kubera yuko muri West abari bari bakuru, urumva komanda mukuru n'uwari wagiye yari yamaze kugambana, baraje Paul Rwarakabije baraje barahura. Uracyumva? Bamaze guhura ariko urumva umwuka mubi waje ikintu cyitwa ubugambanyi cyatangiye, urwikeko rw'ubugambanyi ruri mwaho ngaho. Bakoze inama pe yabereye Sud Kivu muri zone ya Warungu. Uracyumva? Bamaze gukora inama ndetse batora na komande mashyashya, bafata komanda Rwarakabije General Major wa wundi wakekagwa kuko niwe ari mukuru, arakomeza niwe wari ufite peti rikuru, nta kundi biba bigomba kugenda. Ni uko igisirikare giteye, ntago yari kugenda ngajye hasi, kandi niwe wari ufite peti rikuru. Rwarakabije General Major, ubwo cya gisirikare cyavuye iburasirazuba, cya gice cyavuye iburengerazuba giwe n'ikiburasirazuba, bahuriye iburasirazuba hariya mu majyepfo, noneho batoye komanda mashyashya. Rwarakabije aba General Major aba komanda mukuru, yungirizwa na komanda Sego ari we General de Brigade Mudacumura, ubu bakunze kwita Mupenzi, niryo zina rye rya hariya. Uracyumva? Chef d'Etat Major yabaye Colonel Mugaragu, noneho komiseri wa defense aba General de Brigade Rumuri. Ubwo iyi commandement igiyeho, turacyumvikana? Ariko nubwo igiyeho mu cyuka kibi, habaye impinduka, kandi nta mpinduka hano, ahubwo ibice bibiri bya FDL birahuye, ikivuye West n'abagize muri Est nshyashya, batora abayobozi bashyashya. Ni ukuvuga ngo nubwo muri iyi nama yashyizeho iyi komandoma, ntibabuze kuvuga ko Rwarakabije ntiyabuze gushinjwa ubugambanyi. Bwaragaragara we na Colonel Hakimu ariwe Jerome Ngendahimana. Ni ukuvuga ngo muri make baranubwanuzwe, bamukekaga amababa, baravuze batari ko ibi bintu dukurikije uko byagenze nuko twabonye za raporo byagenze, bigaragara ko habaye nk'ubugambanyi, hari ibidasobanutse. Hari abajya bashaka kubibeshya rero bakavuga ngo ntabwo bari bashyigikiye Oracle du Seigneur, Operation Oracle du Seigneur, ngo abavuye muri West bavuye mu burengerazuba ngo ntibayumvikanagaho nabo mu burasirazuba. Ayo makuru twarayatohoje dusanga ntabwo ariyo, ahubwo ikintu cyabayeho kuko baravugaga ngo abashaka kubinyuza ku rundi ruhande baravuga ngo ingabo zo mu burasirazuba ngo zarwanye ngo zishaka gutanguranwa igihugu. Urabyumva? Ngabo mu burengerazuba zasange baragifashe. Ibyo ni uburyo bwo kugoreka ikibazo cyari gihari, ntabwo ari uko cyari kimeze. Ikibazo bacyumvikanaga kuko wibuke ko no mu cyabateye gutera kwari kugira ngo bazabone uko baziyunga neza, bahe n'abaturage impunzi agahenge, bazasange impunzi zikiriho. Tubyumvikana? Ubwo bari hariya natwe reka turebe icyo dukora. Umwuka mubi watangiye kuza kubera icyo kintu cy'urwikeke rw'ubugambanyi. Ni ukuvuga ngo icyo cyuka kibi urumva bamaze kujya gutyo cyarakomeje kugeza ubwo ndetse muri 2003 Rwarakabije na Hakimu ari we Ngendahimana Jerome bakoze operation yo kugira gute yo kwitorokera bakisangira inkotanyi. Turacyumvikana? Icyo nini gihamya cyerekana ko koko kandi bakiriwe neza. Bakiriwe neza, ibyo ntago ari yo topic yo. Nibyo bihamya ko bari bafite. Ni ukuvuga ngo icyo kintu, ibi bintu rero none aya makimbirane turayita dute? Ntabwo ushobora kwita kiganduka. Urabyumva? Kubera iki? Aya makimbirane ni nkaho yari kumwe ari inde General Rwarakabije, General Major Rwarakabije watashye na Colonel Hakimu batahanye. Urabyumva? Bose barabakiga. Urabyumva? Noneho kuri wa ruhande rw'abari baje bayoboye ingabo zo mu burengerazuba hariho General de Brigade Mudacumura, hakabamo na Colonel Mugaragu. Abo nabo barabakiga. None se ibyo ayo makimbirane wayita kigandugute? Kwigiteye kiganduga no kuyobya uburariro gucyumva. Kandi wibuka ko twabonye impamvu abayobozi bakuru benshi bo mu ngabo abari bafite amapeti yo hejuru babonekaga mu bakiga. Urabyumva? Ibyo byo twarabibonye impamvu, ntabwo twayigarukaho mu mahano wacu ushize. Twabonye impamvu yabiteye, ntabwo twakonya ngo tubigarukeho. Ntabwo ari ngo yikoze kubera amateka. Nuvuga ngo cyatunye abakiga baba benshi mu ngabo bakaba ari ya mpamvu twabonye mu muharano
wakangaye harya no uheruka nyine ushize umuhanano wa gatatu. Yego no kuvuga ngo rero noneho aba bantu bari bahanganye ntabwo baraba nyenduga n'abakiga. Uracyumva no kuvuga ngo ro kubyita kiganduka kwa baro kubeshya. Reka tugena no kuvuka kwivuka rya Rudurunana. Byari kuba kiga. Ubwo rero no kuvuga ngo nta cyari kiriho kiganduka nta irimo. Uracyumva? Ahubwo ni bwa bugambanye. Ni bwa bugambanye. Cyakibuye cy'umwanzi. Cyakibuye cy'umwanzi no kuvuga ngo habayeho impuha zo guhwihwisa ko ibibazo biri muri FDLR biva kuri kiganduka. Reka tujye kwivuka rya Rudurunana. Ivuka rya Rudurunana ubwo tumenye ko tuvuge ngo hasigaye General Major no kuvuga ngo General de Brigade Mudacumura ni usigaranye commandement ya Foka n'umutwe w'ingabo nyine wa FDLR. Uracyumva? Niba ari usigaranye rero no kuvuga ngo n'umukiga urabyumva? Noneho hari undi mukoroneri witwa Musare nawe w'umukiga aje kugeraho atorokana na kimwe cya kabiri cya Uniteos yayoboraga baho ni mu 2006 nabyumva atorokana ibitekerezo yagiye mu majyaruguru gato wenda ntabwo ari ngombwa kuvuga uduce neza nta mpamvu yo kutuvuga ababizi barabizi ariko yavuye gato yasohotse baratorotse arangije ajya gushinga ibirindiro hirya gato y'ibya FDLR Foka. Uwo nawe yagiye ari umukiga uracyumva icyo bapfuye nacyo reka tukivuge ntibigeze yari umukiga uhunza abandi bakiga turacyumvikana icyo bapfuye wari umuyoboro w'indani muri mwishyaka cyangwa se no muri commandement umuyoboro wa politike no kuvuga ngo bitekerezo mbese umurongo uburyo bayobora ingabo ntibumvikanye ku murongo bagomba kugendera. Nicyo kintu bapfuye ndetse kugira ngo hatazajya n'uzakibeshya byari biturutse kuki ntabwo bumvikanye imikoreshereze y'amafaranga y'uburyo bw'ubushobozi bw'amafaranga yavuye hehe yavuye mu bihembo by'ibyo FDLR yafashije Kabila Laurent Désiré Kabila. Burya barahembwe. Hari amafaranga yaje bari barumvikanye mu masezerano araza ari amafaranga menshi ashobora kugira icyo amarira muvoma. Uracyumva? FDLR ari kubitura. Ari kubitura. Ugomba ko yagomba kujya. Nuvuga ngo uburyo bw'imikoreshereze yabwo ntabwo Colonel Musare yabaye nk'ugira gute abwumvikana na Mudacumura. Ntabwo yagumvikanye na Mudacumura na Mugaragu. Yaravuze ati ngiye bwo buryo mushaka yakoreshamo ntabwo mwemera. Urabyumva? Avuze noneho abona hazamo ibintu by'ibibazo aravuga ati ahangaha urabizi nshobora no kwagira n'ibibazo ahita atorokana kimwe cya kabiri cya Unité yarayoboye ashinga umutwe wanyu ajya gushinga irya Rudurunana. Urumva ko ahangaha nta kiganduga irimo. Urabyumva? Nta kiganduga irimo ni umukiga ushwanye n'abandi bakiga. Uracyumva? Noneho bimeze gute kandi bapfuye imiyoborere y'iki ya FDLR ni ukutahuza ibitekerezo. Ibyo rero ni ibintu bisanzwe muri za muvoma politiko militaire. Ni ibintu bisanzwe kuba abantu badashobora kumvikana ni kivuga ngo ni ikintu akanyura inzira y'undi akanyura indi. Ariko baracyahuje iki baracyahuje umwanzi baracyahuje icyerekezo. Muri uwo mwaka wa 2006 hari n'undi musikane waje gucika noneho acika ava hehe ava muri FDLR nawe yise Soke ariko abantu bamuzi ku mazina yasanga no musuhuke nawe aragenda yishingira iki wa mutwe w'ingabo twabonye yabanje kwita ngo ni muvoma ya Soki. Uracyumva? Ariko nibyo byaje kubyara izina riherukwa ni FPP abajyarugamba nabo baraho muri ya mitwe ine nabo baraho tumaze kubona ivuka ry'imitwe ibiri. Urukucyumva bitagizeho bihuriye na gato na kiganduka. Reka noneho tujye kwivuka ry'igice cya kane cyavutse muri 2016 cya CNRD ubwiyunge. CNRD ubwo ni Conseil FRN yindi ifite ishyaka rya ingabo za FRN Conseil National pour le Renouveau et la Démocratie. None se 2016 mu by'ukuri aho harimo urujijo rukomeye ku buryo ushobora kwibeshya ko ari kiganduga n'ubundi uti byagenze bite. Ntabwo turavuga byinshi bitari ngombwa ariko wenda tuvuze muri makeya amakimbirane yo kugira ngo iyi CNRD FRN ivuke iki gice cya gatatu nanone ive kuri FDLR cyavuye hehe. Byavuye ku mushinga FDLR yari irimo wo kugira gute wo gutahuka
mu buryo bw'ubwumvikane bw'amasezerano. hariho ikintu cyaje reka nyite kiragwa imishyikirano ukumva ni ukuvuga ngo FPR inkotanyi bariya nabo ntago bazi kuri ari umwanzi muto nubwo akenshi bakunda kumufatira mu Rwanda ntibazi ko ari umwanzi muto bo barabizi bazi icyo abakozi bo bahanganye baramuzi hari abantu rero baje kuza baravuga ngo twarabajije dusanga ari ukuntu mushobora gushyikirana kuko FDL nayo ntago igamije kujya gusenya igihugu uryumva ntago igamije kujya kwica biramutse bigaragaye uko bataha mu mahoro nta muntu kwishimira bakumvikana gupfa no kwica abantu no kumena amaraso no konona nawe urapfusha uracyumva nta muntu ufite ingabo ushobora kumenya ko hariho ubushobozi hariho igitekerezo cyo kuba haba imishyikirano ngabyange icyo izi ngabo zose za rubanda ziri muri ruriya ruhugu zanga no gutaha nk'imbwa bakubita bajya gute ngo mugende mukiri ukumva bayihagaze baravuga bati tuzarwana mpaka kugeza ku wanyuma ariko ntabwo tuzataha muri cishwa uracyumva ari nk'ingaruzwa muheta uwo mushinga rero mu bantu bakundaga kujya mu butumwa bwawo urabyumva iyo umushinga uriho wo guhuzwa hariho ubutumwa buva muri rurya ruhugu hari abatumwa bakajya bajya ahantu runaka ntabwo bahuye bari guhura biziguye bafite ahandi bari guhurira n'abandi bantu bashoboraga gufasha muri uwo mushinga uwo mushinga rero mu kugira gute FDL yarawemeye urukucyumva ariko kugenda ukura yareba icyo bita condition y'agiye turazita mu Kinyarwanda condition mbese turazita mu Kinyarwanda yareba mananiza bari gushyiraho itangira kutawushira amakenga urabyumva ayo mananiza nta nubwo bigoye kuyavuga nuvuga ngo mushyira intwaro hasi urumva ubwo se waba ufite ushyira intwaro hasi ukabukira iki ubwo ugiye gutanga umusivile cyangwa n'iki urukucyumva numara gushyira intwaro hasi mwikuremo urabizi hariho uwari uyoboye FDL foka mudacumura icyo gihe yari Lieutenant General yari yaramaze gushyirirwaho muri 2012 yari yaramaze gushyirirwaho icyo twakwita ngo ni mandat d'arrêt international na CPI zimushakisha uyu mudacumura ubwiwe yivugiye mu manama menshi ati niba njyewe naba inaniza ndagenda ngiye gufungwa ariko ahandi mugende nk'abagabo urabyumva iryo naniza yarabyemera aravuga ati ngewe ndajya irahe si ngewe ngiye kuba ikibazo cyo kugira ngo bitagenda gute hatagira ikigerwaho abanyarwanda bakumvikana bakagira ubutegetsi bahuriyeho urabyumva yarabyemeye ati niba ari nge nabinaniza nge ndemera abantu ntwari ariko namwe mugende nk'abagabo ibintu cyo kurambika intwaro hasi ko mwishakiye ntugire gute ntibize uko nguko uracyumva mu bantu bajyaga mu butumwa rero harimo umukoroneri wo bita Rumbako azwi ku mazina ya Wilson Irategeka Wilson Irategeka yego uyu mukoroneri mu by'ukuri yoherezwaga na FDLR ariko akajya mu butumwa inshuro nyinshi ariko aza kugira ikintu nakitwa ko yasinze umushinga urabyumva yarawusinze arawukunda cyane arusha muvoma yamutumye urabyumva icyo ngicyo cyarabaye urabyumva arawubona yumva wakoretse arawukunda awukunda nkawe yibagirwa ko yatumwe n'iki na organisation mbese arawukunda cyane yumva warangiye urabyumva iyo umuntu ari kujya kubona n'abantu ubwo bafite ukuntu niba ari sinzi icyo bamuteye n'ibiki byose arawusinda amaze kuwusinda akaza ariko akabona amakenga ni menshi akabona ndetse FDLR iri gusa niwusohokamo aho rero ibyo yakoresheje kubona mananiza ariko ukonera Wilson Irategeka yari yawukuze muri uko kuwukunda nawe nk'umuntu yari afite n'umwanya ukomeye muri politiki y'ishyaka uko cyumva nawe kuwukunda aho niho hatangiriye icyo kintu cyitwa ngo hariho abantu badashaka ngo ibintu ngo bigende neza mu buryo bwihuse uracyumva n'abandi babishaka uko cyumva ariko ako kantu kuko wenda uwo mukoroneri yari umuntu wenda uva muri Nduga niyo mpamvu abantu bazakunda kubyibeshaho bahise bavuga bati buriya ikintu cyabaye nka Nduga kiga abakiga ntibashaka ko ibintu uyu mushinga ugenda neza none uyu munyenduga uri kucyumva arashaka ko byihuta kandi wenda wasanga n'abandi wenda bari babirimo ntabwo tubivuge byinshi ibihugu byaberagamo n'ibiki byose ntacyo byatumarira muri iki kiganiro uri kucyumva
ariko ugasanga n'abandi banyapolitiki babiri inyuma nabo benda kuba kuri rwa ruhande rwa Nduga. Urabyumva? Igihu cya Nduga akenshi urabizi ko Nduga buri gihe nakubwiye ko iza ari igihu, ukucyumva icyuka kandi bizanwa n'abanyapolitiki bagamijwe kugira gute, kugira ngo bagere ku nyungu zabo. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri mwivuka rya CNRD icyo giturufu cyabayemo, urabyumva, cya Kiganduga ariko nticyari cyo, urabyumva. Ndaza kwereka n'impamvu kitari cyo. Bizavuga ati uriya Colonel Wilson Irategeka ni umunyenduga kubera ko ari we muntu mpamvu atari kumvikana n'abandi kubera ko umunyenduga na Kigago abakiga bashaka kwiguma mu ishyamba bagize gute ibikini byo kucyumva. Ariko iyo ni politiki yazaba, ariko yaje no kujya no mu basirikari, urabyumva. Ndetse bigaragara ko kugira ngo babashe no gucamo harabo urabona iyo uri gucamo kugira ngo igice operation yo gucamo kugira ngo abantu bave ku gice cy'ingabo ni ikintu kisaba mobilisation idasanzwe, urabyumva. ubukangurambaga kugira ngo ubone abo uzatwara, urabyumva. Muri ako kantu ako gaturufu no gashaka ko aritwajwe, urabyumva. Ako nikitwaje kuri bose. Impamvu katitwaje kuri bose ni ukuvuga ngo hari n'ikindi bashyizemo, urabyumva. Bashyizemo n'utundi tuntu baravuga bati ariko uretse n'ibyo ngibyo hari n'ibindi, hari n'ubundi bushobozi bwabonetse bukoreshwa nabi, uracyumva. Buri wese muri iyo mobilisation bashaka kubwirwa ibindi bintu bati no ibi bintu abayobozi b'abasaza batavaho, uracyumva badashaka guhinduka. Muri make cyari ikibazo cyo mu bayobozi bakuru b'ingabo, urabyumva, batari guhurira kuri uwo murongo umwe w'uburyo uwo mushinga wagenda, uracyumva. Ariko bamwe bagomba kumva ko noneho uti imbarutso yabaye ko igihe cyaje kugera bikaba ngombwa ko FDL ibona ko igomba guhagarika inde Wilson Irategeka, uracyumva. Ujya Colonel Rumbago wari uri mu butumwa bwo ku iyo mbarutso rero niyo yabaye imbarutso y'icyo bajya bita iriya operation ngo ni ijisho rya Kagoma. Iriya operation y'ijisho rya Kagoma ababaye CNRD bakoresheje bavamo, urabyumva. Imbarutso yayo nuko Wilson Irategeka agombaga guhagarikwa, uracyumva. Rumbago bita Colonel Rumbago ijisho rya Kagoma ni operation yindi yashoboye gutuma FDLR icikaho igice cya gatatu cyangwa n'ikindi gihe. Ibyo ngibyo wenda tuzabivuga ikindi gihe nituba turi kuvuga ibintu bimwe na bimwe tuvuga ku ma operation amwe yagiye aranga ingabo mu gihe twaba hari ibyo dukeneye kuvuga bifite icyo bishobora kumarira rubanda. Ibi turi kubivuga kuko ari cyo bishobora kumarira rubanda, kuko dushaka gusobanura gukuraho igihu cy'abantu babeshya ko Kiganduga ari byo byihishe inyuma y'ibice byagiye bicingabo za rubanda. Uyu rero ushobora kuguha ibimenyetso byibura bibiri by'ingenzi byerekana ko Kiganduga nubwo byaba byaraketswe cyangwa bikanakoreshwa mu gace muri ka mobilisation kugira ngo iriya operation ijisho rya Kagoma ibashe gushoboka, ntabwo byari byo kuko hari abakiga benshi bajyanye na Colonel Wilson Irategeka. Niba rero abo bakiga benshi barajyanye nawe, urukumva, byumvikana ko urukucyumva, none se bari bakurikiye umunyanduga gukora iki? Noneho hari n'abanyenduga benshi basigaye muri FDLR, nabyumva. Icyo cyonyine kigahita cyerekana ko ibyo bintu bitari amakimbirane ya Kiganduga. None se ni umurongo w'ibitekerezo bapfuye, urukucyumva. Ni ukuvuga ngo ni umushinga wari uriho, bamwe bawugiriye amacenga batumvise kimwe. Noneho abayobozi bamwe b'ingabo bahita ko nyine bibyara amakimbirane. Ayo makimbirane niyo yatumye kiriya gice kivuka. Ibi rero ko twonye tubivuga ni ibintu bisanzwe ku bantu bari gukorana, turacyumvikana. Ariko abantu benshi bakunda kugira kuba umutwe w'ingabo ushobora kwitandukanya kuko abantu batari kubyumvuga kimwe mu gihe bagihuje umwanzi, bagihuje n'icyerekezo aho bari kwerekeza, nta kibazo ubundi kiba kibirimo. Ariko abantu kubera ko tubifite ku ngero z'ahandi turaza kubibona, urukucyumva. Ntabwo abantu bakwiye kumva ko ngo ari biracitse, turacyumvikana. Ni ukuvuga ngo rero ibi byo kudahuza uwo murongo nicyo cyabaye ivuka ry'igice cya kane. Nta kintu nakubwiye ko ikintu cyonyine kibigaragaza gikomeye ni abanyenduga benshi basigaye muri foka, uracyumva. N'abandi benshi muri CNRD, nta nibanga ryo kubivuga, nta nibanga ryo guhisha. Ubusuyoboye CNRD ahubwo sumugoye umukiga witwa Lieutenant General Hamada Habimana Hamada.
nk'umugore w'umukiga. Abantu bazi ko ngo CNRD ngo ari ingabo z'abanyenduga ngo hakaba harasigaye izindi z'abakiga mu majyaruguru, urumva ko ibyo ni ukwibeshya. Nese kuki umuyobozi wabo ari umukiga? None se we ubungu yagiye se niba yageze mate yajyanye n'abanyenduga tese rwo cyumva nuvuga ngo kiganduga ntabwo byigeze kigera wabyumvise kimwe mu gucikamo ntabwo byigeze bigira uruhare byagiye mu rwego rwa kiganduga. Voilà, no kuvuga ngo ntabwo na rimwe kiganduga yigeze iba ikintu kigeze gifite imizi mu kuba ingabo za rubanda zaracitsemo ibice bine, imitwe ine ubu iri aho ngaho. Ngira ngo nicyo ngicyo nasubiza ku kibazo cyawe. Urakoze Sadiki. Yego. Hari akandi kabazo gatoya ngira ngo nkubaze. Yego rwose kabazo. Buriya haba hari icyizere ki ko ingabo za rubanda mu mitwe itandukanye zibarizwamo, yego, iriya mitwe yagiye utubwira, yego, tumaze kumva, zazahuriza hamwe ku kivi cyo guhereka ingoma y'igitugu izaje rubanda. Buriya rero abantu hariho abataye icyizere bose, hariho abantu bamwe bavuga bati twarahombye twarageze gute, ariko ndagira ngo mbwire ngo ibintu byo kuba ingabo zishobora, iyo urugamba rutinze ibyo bintu byo kutumvikanaho bishobora kuvuka, urwanze gushira ngo ruhinyuze intwari. Ariko ikintu cyiza kirimo nshobora kukubwira nuko baracyahuje umurongo, urucyumva uwihe icyerekezo, akatwita icyerekezo, ni icyerekezo kimwe, bahuje n'umwanzi, urucyumva. Ni nayo mpamvu kubwira ngo kugeza ubu icyo nshaka ngo rubanda imenye, ariko ubundi buriya nta kurogoye, yego, hari n'icyo bapfa se ubundi kifatika, nta kintu bapfa gifatika, nta nacyo rwose. Ni ukuvuga ngo rero kuba ntacyo bapfa gifatika ni nacyo gituma bigenda gute, ni nacyo gituma hatabaho ibibazo bikomeye cyane, urucyumva. N'ikindi bagomba kumenya ni ukuvuga ngo iyo batandukanye ntibivuga ngo baba bari abanzi, nibyo kuko habaho ibitero bigitangira, ibyo ngibyo tubaze tubivugeho, sibyo? Ibitero nko kuri Musare, urudurunani ivuka FDL yagerageje kuyitera, urucyumva, kugira ngo urwanye uwo mushinga, noneho birebe ko yagaruza izo ngabo n'ibyo bikoresho byari byagiye. Ariko ushobora kwibaza ngo ni iki cyatumye inanirwa, ko yari ifite ibikoresho byinshi, urucyumva, ko yari ifite iki, ni iki cyatumye ngo rugambi runanirwa? Ni ukuvuga ngo babonye rudafite ishingiro, ntabwo babonye rudafite ishingiro, rwaranze ahubwo. Ni ukuvuga ngo abasirikari boherezaga FDL ngo bajye kurwana na Musare na Rudurunana bagendaga nta motivation, gucyumva, kubera ko enemy ntiyari enemy, uracyumva. Abenshi bamufataga nk'intwari, yari hari y'urwo rugamba, uracyumva. Ni ukuvuga ngo noneho twiyicira abantu wenda dutakaze kandi kubusa. Ni ukuvuga ngo noneho wabandi babayobozi barimo kubikora bakavuga ati kandi abantu bashaka kuzaduhindukira, ahubwo twakoreza abantu bagiye kurwana n'uri nabo akabatwara bakatugenda n'ibikoresho, bigenda bihagarara gutyo. Ni ukuvuga ngo urugamba nta motivation rwa rufite. Abantu bajya kubona ati uyu si Musare wa undi wari umuntu w'umuhanga w'intwari yacu warwanaga, uzi ko yari mu gice cya Est, bari bamuzi yari indwanyi kabuhariwe, abenshi barimo kujya kumurwanya bamuzi ari umukuru wabo, ati uyu nguyu turamuzi. Kandi niba yaragiye ku bibazo binibyibi ugasanga ni urugamba rudafite motivation, kandi batubwo n'ibibazo byabo batumvikanyeho, noneho bakabona ko urugamba nta musaruro uri kubyara. Bamaze kubona ko nta musaruro kubyara bagata ahubwo urugamba rushobora kuzatubyara amazi n'ibisusa, urabyumva, barabireka, barangije bakajya batabarana, ahubwo bakagira ibyo bafatanya, uri kubyumva, bakajya inama bati ugura aho rero uguri muri ako gace kurwana n'umwanzi biki n'ibiki, bati soki nawe ugura aho ngaho ibindi bimeze gutya, bagahana amakuru y'iki, kubera ko bari mu buce butandukanye. Ni ukuvuga ngo bya bindi iyo bivuye by'amakimbirane basigara bakorana, ahubwo ndetse ugasanga bari kunganirana. Noneho bavuga bati abantu bacu bari kujya muri iki n'iki, wenda hari abashyitsi bacu dufite, bakanyura muri cya gice cyo kwa Soki, bakongera bakajya no kunyura muri Rudurunana, kandi bari kujya muri FDL. Kubera iki? Bari kujya ku bavandimwe, urabyumva, banyuze kwa Soki mu bajyarugamba FPP, barongeye ngo aho ngaho ngo umutekano urizewe, ngo mubashyikiriza abo muri Rudurunana, abo muri Rudurunana nabo bakabakomezanya, namwe mu baduhereza, nta mpamvu yo kohereza n'abandi bakaza. Nuko byagiye birangira. Noneho muri CNRD ivuka nabo byagenze biti, urugamba nabwo rwarananiranye.
ukagenda ugasanga umuntu nayo babanje kwirwanya, ugasanga habayeho urugamba runakomeye, urabyumva, ariko narwo akenshi rurangizwa n'iki, no kugaragara ni ukuvuga ngo impamvu y'urwo rugamba kwari ukuvuga ngo CNRD ni umugambanyi ikorana n'umugambanyi, ukumva, ariko yaragambanye te mbese bavugaga ko ifite uburyo iri gukorana n'umwanzi, ko mbese igiye kugira gute, ari nko kugurisha igice cya FDL gisigaye, ariko nyuma yaho barabitegereje ubwo bugambanyi barabuheba, babona nabo wenda bibeshye kuri icyo kintu ko uwo mushinga ushobora kwihuta, ariko basanga umushinga ntushoboka, basanga uwo bari gushyikirana, urumva niyo mishyikirano nabo ntibayikoze, ni ukuvuga ngo rero habayeho hari igihe umuntu yibeshya mu mushinga, ni ukuvuga ngo ariko rero aho bari ntago ari abanzi, kuko ubu ntago FDL ishobora kurwana na CNRD, kubera iki barwana si impamvu iri hehe, FDL yamaze kumenya yuko ubwo bugambanyi ntabwo ariho, ahubwo ikibazo cyari gihari ko ari kuba batumvikana kuri icyo kintu muri uwo mushinga w'iyo mishyikirano yashobokaga. FDL ifite amakenga akabije ndetse agana ku kuvamo kusohokamo, naho CNRD yo ikivuga ati hari igihe byashoboka, hari icyavamo, none bose babonye ko uwo mushinga udashoboka, babonye ko bibeshye, abandi nabo babona ko abantu bibeshye atari urwango. Ubu rero basigaye iki, basigaye bagomba kurebera hamwe, kumenya guhuza iki, bari hamwe, bari hariya, ni ukuvuga ngo aho bari bose bagomba kuba amaboko ya bagenzi babo, ni ukuvuga ngo ntabwo CNRD yaterwa ngo FDL igende gute. Hari abantu birirwa babiririmba bavuga amagambo, ariko abo ngabo niba abandi bo gushyushya imitwe, ntabwo ari ku kintu kimeze, ucyumva impamvu yashobora gutuma barwana yavuyeho, urabyumva, kandi no kurwana byavuyeho kubera iki, na mbere yuko babona ko atari byo. Urafata umuntu ayobore kompanyi, urabyumva, avukana n'umuntu mu maraso kuri se na nyina, n'undi uyoboye indi kompanyi nawe mu kindi gice niko byari bimeze. CNRD na FDL, CNRD igenda bafataga umuntu bavukana, umwe akayobora kompanyi n'undi akayobora indi kompanyi, urabyumva, bagomba kujya kurwana, ahubwo none bajya kurwana umwe akabwira ngo shango turaza kugusekura, akaba afite ukuntu ashobora kumubwira, ndetse ubwo bwamura bwashoboka, bakabiganira ati ubwo nuza kurya musozi yetu ubwo nikazi kati ndaguhonda, ubwo bakamenya urugamba turabategereje rurapfuye, ntabwo urumva agiye kurwana n'umuvandimwe turaje ati ntacyo urumva. Muri make ni urugamba rutashobokaga kuko abarwanaga n'abavandimwe, none n'ubwanzi ntabwo ni kujya kurwana na enemy mutariho. Ni ukuvuga ngo rero icyo ngicyo ni ukuvuga ngo nicyo cyizere cy'uko iyi mpunduramatwara igihari, kandi ko warumbaje icyizere, sibyo? Ni ukuvuga ngo icyo ni icyizere kikwereka ko iyi mpinduramatwara igihari, kandi no kuba dufite imitwe itandukanye ntabwo ari ikibazo, ahubwo gishobora kuba ari n'amahirwe rwose. Tugiye no kugereranya tuhereye iriya CNRD FDL yafashe igihugu se, uracyumva, rega yaragifashe nubwo yakoze itandukanye, ni ibiri gusa itandukanye, no kuvuga ngo ni imitwe myinshi, wenda tushobora kuzabigira icyakigana. Amateka ya CNRD FDL arakomeye. FDL ubwayo ryari ishami ry'ingabo, CNRD ari ishami rya politike, biriyunga. FDL yayoborwaga na Nyangoma biba ngombwa akagenda, urukucyumva, kubera iki? Yugo nawe hari ibintu atumvikanye n'abandi, yibona ari nyakamwe aragenda, urukucyumva. Abo ingabo yarayoboye zisigarana na CNDD, urukucyumva, mu kujya gufata igihugu. Bamaze kugera mu gihugu, urukumva, tubyita ko bagifashe kuko bayikoze imishyikirano. Bamaze gukora imishyikirano yaza kubavira nk'amatora, tubyita ko gufata igihugu rero. None se Rwasa uyu wumva yirirwa muri ibyo ngibyo agira gute, aracyakira ingabo ze ziri hehe, zabaye iz'igihugu, urucyumva. None se nizari za FNL, none se ubu hari ingabo wajya kubaza ibya FNL? Turabizi ko ingabo turabizi ko ingabo zitagira ishya, siko bimera, ziba z'igihugu. Ariko burya ibyo ni théoriquement, pratiquement, mu buryo bw'imikorere, mu bikorwa. None se ubu ngubu ingabo za FNL wamubwira FNL rekata se, ariko yumvise uvuga CNRD FDL yakumva uri kuvuga ikintu kizima, urabyumva, ni ingabo z'igihugu. Ariko ingabo yahoze ari FNL, kuvuga ngo nuko impunduramatwara ikura, impunduramatwara yarakuze. Ni ukuvuga ngo duhereye kuri icyo ngicyo tukareba, ntabwo imitwe myinshi birarenga bikaza kugira gute, guhuriza ku kintu kimwe. Wenda wari urimo kwibaza ngo ese hari icyizere ko izi ngabo zatatanye nyinshi zatugeza zahurira ku kivi mu cyerekezo kimwe. Buriya rero mu mpinduramatwara habamo n'icyo bita imivuno.
imivuno aho ngaho nayo nkubwiye ngo kuba ari nyinshi ntanga urugero rwa CNDD-FDD uracyumva reka tujye ku muvuno tugende kuri FPR yafashe igihugu yaragifashe none se imivuno yinjiranye uracyumva imivuno yinjiranye imivuno yagiye ikura uracyumva ihinduka hagira gute binjira no kuvuga ngo binjira mu gihugu bayoborwaga nande na Rwigema uracyumva General Major Rwigema ku ikubitiro ariko se General Major Rwigema ntibyabaye ngombwa kava mu mushinga ahise bamwirenze none se biriya byo bamubeshyira ngo yishwe na Kagame urabizi abahungu bahoze mu nkotanyi iyo bari kwiyamirira ngo Kagame yishe Rwigema Kagame se yishe Rwigema Kagame ni umuntu washobora kwica Rwigema ngamwica dahari ngo ari muri Amerika ngo nibiki umve ngo ari muri Amerika yaragiye kwiga ngo ubundi ngo tugiye kuza ku rugamba ngo yarakwepye Kagame niwe muntu wari mu gisirikare uko ubizi umuntu yakiha buruse kujya kwiga muri Amerika no kucyumva ngo noneho ngarangije ngo aragaruka ngaramwica ngamaze kumwica ngarazatuyobora reka da ntago ariko bimeze inkotanyi zinjire ku muvuno wuko Rwigema yagomba kwinjiza ingabo urabyumva kuko yari umuntu ukunzwe n'ingabo anakunzwe n'abasivile ariko mu mushinga uracyumva harimo abantu bazi neza umushinga nyakuri hakaba n'abazi umushinga werekwa abantu bose werekwa rubanda uri kucyumva ni ukuvuga ngo Rwigema rero ni umuntu wari uzi umushinga werekwa rubanda ariko hidden agenda yarayifunzeho umutwe urabyumva baramubwira hari ibyo yanze ibyo rero yanze nibyo byatumye yagombaga no kugwa Uganda bataranaza ariko baravuga ati uyu mugabo ukuntu akunzwe nabanza azambukana ni nayo mpamvu abonye bashize nk'umuvuno wo kuvuga ngo muzibwire ko zitorotse urabyumva zaducitse ni ukuvuga ngo urabona bazabaye ibereyeho inama ya Loni urucyumva n'ingabo yose yaje izikicitse uri kucyumva icyo gucika bivuze iki wari umuvuno nawo kutazagaruka none kugiye ukaba utaye igisirikare wabagamwo kandi ukaba wari ikibazo mu gihugu reka buriya abanyarwanda bari ikibazo kuri Museveni hari ikibazo gikomeye uri kucyumva yagombaga yabazaga hanazabashyira kandi barindwanye kandi barafite n'amahane uri kucyumva noneho haravuga ati ariko uyu mugabo nawe yabankurira hano akabamanukana ariko bamanukanye ntabwo uyu mushinga wumva neza wundi tuzi uracyumva ni ukuvuga ngo rero hariho abantu bo muri FPR bari bazi neza umupango uracyumva Rwigema yari umuntu wari warakunzwe cyane ari n'intwari uracyumva afite ibikorwa bikomeye cyane uwo mushinga yaranawukoreye ariko mu myumvire ye ariko umushinga uza guhinduka ushobora kuwutekereza ukanawutangira ariko abantu bakaza kuwuhindura kubera iki ni ukuvuga ngo bagirangije bati mvugo yabo bakavuga ngo arapinga arapinga ni ukuvuga ngo ntiyashaka kumva neza uko ushaka ariko uko kutamva neza nicyo kimugira umuntu w'umugabo w'intwari ubundi yari umugabo mwiza pe yari umugabo wa rubanda yari umugabo wa rubanda impamvu yari umugabo wa rubanda arabikubwira kuba atarabashaka kumva uriya ndakikubwira rindira tujye tubyemera kuba atarabashaka kumva uriya mushinga uko wari upanze ndabyumva kuko ibintu uzumva abantu babaye mu nkotanyi bavuga ngo FPR ngo twari dufite ngo yarahindutse ku mahame ngo ntabwo ibyo ibyagomba gukorwa none se byanditse nibyo biba bigomba gukorwa ntabwo FPR inkotanyi yigeze ihinduka urakucyumva uko yaje igomba kuba ni kwiri ukucyumva abatabyemera ni babandi bashaka kurwanisha ikinyoma ku kindi urakucyumva ni babandi bafite ikibazo na Kagame ubwe ku giti cyiwe FPR uko ikikora nicyo yaje ifite ukucyumva ibyo yerekanaga byari biri mu mahame ntabwo ari byo byaza ntabwo ari byo byari ahubwo ibyo ngibyo byari iki byari inyandiko za Rwigema byari ibya Rwigema noneho rero ni ukuvuga ngo kubera ko Rwigema n'abandi basirikari bato batari bazi biriya ntabwo byarinze bivayo bidashoboka kuko Rwigema aje ayoboye ingabo ariko ari ukugira ngo we bamwifashe kugira ngo azambutse urabyumva namara kuzigeza hariya azibwire ngo turatorotse urabyumva turatorotse no ngo ntituzagaruka uzasubirayo icyo ni ikintu cyabafashije cyane mu rugamba uvuga ngo navuyeyo babyita ngo nisonga mbere usubira inyuma ho ya ujya he bari kugaruka ibugande bakabiki yari kugaruka mu gisirikare se iyi mitungo se yarafite kwira kandi yaragitotse bari gufungwa urabyumva byanabafashije ku rugamba cyane urabyumva ariko Rwigema
tusubire tugehe umushinga wa FPR waramunaniye ukucyumva no kuvuga ngo abari bawuri inyuma abawuhaga ingufu bamwifashisha nk'umuntu wakundwaga n'ingabo kugira ngo yambutse ingabo ngwizitorotse noneho ibindi byo kuvuga ngo zitangira urugamba ngo Kagame ngo yarahageze ngo umunsi wa mbere ngahita yica Bayingana ngahita yica na Bunyenyezi ariko urumva izo ngufu bamuhereza ukucyumva yari Superman yari iki ukucyumva no kuvuga ngo ibyabaye byose harimo abasore bari aho ngaho bumvaga bari bazi umushinga neza urabyumva hari bari bazi umushinga neza ngo wamurashe ngo ni Colonel Doto ngo niwe warashe Rwigema yarangiza akarwana urugamba rwose akarurangiza mumureba aho ngaho kandi Rwigema ari umuntu ukunze ukucyumva harimo abasore bumva umushinga n'abandi bagira gute babandi batawumva kubera ko bari kubera iki kuvuga ngo harabyumvaga kimwe na Rwigema bake ukucyumva ariko hari abandi bazi umushinga nyakuri abo ro bazi umushinga nyakuri ntago FPR igeze iteshuka ku mahame yayo no kuki uko imeze niko yaje ibindi ntibyari byagize kucyumva icyo rero ushaka kwerekana no kuvuga ngo buri mpinduramatwara igira imivuno urukucyumva iyo mivuno rero iyo ituma igenda isiga bamwe rukumva bakajyana n'ibibazo urukucyumva Rwigema yari ikibazo abatabyumvise urukucyumva no kuvuga ngo none se rero Rwigema rero no kuvuga ngo urebe ari abantu bagenda bava mu mushinga w'impinduramatwara ukucyumva impinduramatwara igakomeza ukwiri gukomeza dukucyumvikana ikindi rero wenda navuga dushobora kuvuga ngo hariho icyizere geopolitique nayo izana ibyayo uracyumva geopolitique nuvuga ngo ipolitiki y'akarere ibi kuko ntabwo gutangiza urugamba habari bifite factor nyinshi kucyumva bigenda bikura bitewe nuko akarere bitewe n'ikibazo cy'umutekano kiri mu karere bitewe n'inyungu z'ibindi bihugu runaka ibyo zifite muri ako karere bitewe n'iyo muri kwerekera nabyo bikagenda bikuza urugamba no kuvuga ngo rero hariho icyizere rwose kubera ko ingabo zacu za rubanda ziri hariya zishobora kugira aho zitugeza na cyane ko abenshi basobanukiye ko Kiganduga itari mu kintu nta cyorezo cya Kiganduga kiri muri ziriya ngabo za rubanda urakoze cyane Sadiki yego ndabona turi kugana ku musozo w'iki kiganiro yego mu kwanzura rero ndagira ngo ngusabe uhe inama rubanda mbese rubanda yakwitwara ite ku ngabo za rubanda ziri kuki nuvuga ngo rubanda igomba kumenya ko ingabo za rubanda ziri ku kivi ziguvigana twavuze imitwe ine uzagira undi mutwe azawutubwire ati mwibagiwe uyu uracyumva iyo kuri mudasobwa iyo kuri murandasi iyo ngiyo twayikuyemo ukucyumva na ya yindi yagiye washyira kuri memory card ukucyumva iyo ngiyo twayikuyemo tuvugiriye ine ihari iyo mitwe bababeshya ngo irihishe itazwa ahantu iba umutwe ugira ibirindiro ukamenya uko uhangana n'umwanzi ukamenya icyo ugizeho bafite imitwe yabo kagira n'uyoboye uzwi ntibagire ubwoba iyo mitwe yabo iri ku murongo umwe kubera ko ihuje umwanzi kandi kiretse ni ukuvuga ngo niba nta buntu niba uri rubanda akaba nta mutwe n'umwe uzi ushobora gutera inkunga urakora nabi ukucyumva urakora nabi byibura gira utera inkunga kuko nugira utera inkunga iyo nkunga n'ubundi iratwara muri ya mpinduramatwara turacyumvikana ni ukuvuga ngo nuwubaka umutwe uyu n'uyu nguyu muri iriya ine ukucyumva kugeza ubu ngubu uzaba uri kubaka impinduramatwara ikindi nanone nashaka kuvuga bave muri abantu birirwa bababeshya by'urugambo by'ibiki byose ndagira nkubwire ngo abantu birirwa bavuga yuko hari ibintu by'urugambo bishobora kutugeza ku mpinduramatwara nge ntabwo nemeranywa nabo tubyumvikana kubera yuko wowe kabyarawe hari abantu bazi kwandika amagambo uracyumva bazi kwandika amatekste meza ubona zo nkubwira Abdallah Shuri urebye ibintu bandika projet de société zabo ziba ziryoshye ziri mu isubirajwi ukagira ngo zanditswe n'abanyakayonga ka Musare urukucyumva babasize ukareba imishinga hari abandi basore bitwa baringuye neza Rishari baraza bakandika bakanyumba ringuye neza Rishari barandika imishinga bagashishimura niyo babyandikishiriza mu ijuru urubyumva nayo mashaka y'urukereza yandi twaze tuvuga agira imishinga iryoshye ariko wajya kureba ugasanga icyo bintu
mu by'ukuri ntabwo twavuga ngo ingabo za Rwanda nta politike uko ucyumva, ariko ubushobozi bwabo nibabwerekeze ku bantu bavuga ururimi Mukotanyi yumva. ruriya rurimi Mukotanyi yumva nirwo ruzatugeza hehe? Ruzatugeza umushinga w'igishirira nyine niwo uzatugeza kuki? Ku mpinduramatwara, tukagira gute n'abanyarwanda agakunda, umunyarwanda agakunda akisanzura mu gihugu. Nibyo kuvuga ngo imitwe iratandukanye, ibyo kugira gute ni ibintu byikora. Tuzagira n'ayandi manalize, ayandi masesengura yerekana ko ibyo bintu bijya bibaho. Urakoze cyane Bwana Sadiki, yego, kuba dusoreje twanzuriye iki kiganiro nimero ya 4. Yego, urakoze cyane bakunzi b'ikiganiro umuhanano. Uyu muhanano nimero ya 4 tukaba tubaye tusubikiye hano, ariko tubararikira ibiganiro bizakurikira kuko bizaba byuzuzanya n'umuhanano wa 4 w'uyu munsi. Tuzabona Kiganduga mu zindi ndorerwamo, kuko uyu munsi twarebe mu ndorerwamo imwe muri zire 5 watwemereye kuzadusobanurira. Yego, ubwo rero ntimurambirwe, mutugaye gutinda, ntimutugaye guhera. Murakoze.